murababona rwose uburyo batambuka kutufiyeri twinshi cyane. Ya amahoro ahisha basi mwene da wagwana wagwana fresh kazi na ari bacare uri kuzumva bune narababwiye urumva hano ati kigaragara cyo niwo muzimu wabateye kantu ko kunywa niko numvisha niyo mpamvu nanje naje mfite icyaka cya dani gasongo kada ngukunda amata. Twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda Kiyo TV. Nkuko mubizi duhorana udushya hano kuri Kiyo TV, duhora tuba ibintu bya danje bigezweho. Uno munsi bafitiye surprise ya danje n'abahostinge abastari ba danje, ari uwo mustari bita Gasongo G mwakunze muri benshi, n'undi mustari bita Mr Gachongo. Abantu benshi bagiye bambaza, reka mbahe ikaze hano kuri Kiyo TV. Welcome Gasongo and Mr Gachongo. Jirango murababona uburyo batambuka, murababona rwose uburyo batambuka kutufiyeri twinshi cyane. amahoro ahisha basi mwene da wagwana fresh people ewan uyu niwe mustari rero w'igihugu bita Mr People cyase Gachongo ariko akaba yaramenyekanye ku izina rya Mr Gachongo. Akaba ari kumwe n'uwo bita yareka buretse gukorera murabona rwose abayazanye n'ikegera cye Mr Gasongo G. hano ni ubwambi bwa Kiyo dukubite kamaho Gasongo mubanze dukubite akamaho ubundi ikiganiro kibone gitangira ikiganiro ramana kanye nibwira Abanyarwanda nanjye mva cako reka rero tubanze duhe ikaze uno musore rwose Mr Gachongo kugira ngo agire icyo abwira Abanyarwanda. wakwanure mapipule ni wanezule ngibisanzwe mu wenye Gachongo abanaje kubabwatiraza no kuri Kiyo TV. Reka tubahisho mbabari turabibemereye gwasho Abanyarwanda kandi ibintu ni waneza ko nuko nta muziki urumva nta muziki hano kimujya mu biganiro ahubwo se byari ikintu mba ndi kubaza wakintu rabura Abanyarwanda yawe kurikirwa n'ibyana byatanje n'aba diaspora no baba tureva kibazo n'abana badanje aba diaspora abagore gusa bundi hano abagore hano abagore Songoji ni fresh hano Mr Gachongo yatweretse umwiyereko we Wasongo G. Ngiye rero sasa rero nuko mubizi Wasongo G mwino Mr ariko se mwino Mr nzabakindurira amakazina nzabacangi nuko mubizi Wasongo G mukurikira kuri People ipaya ariko se Abanyarwanda si mu nzira ndasindi cyana cyiza hano twageze kwa Kiyo gutiriwe hanga turi kuri Kiyo niyo Kiyo ya ni mu banyamakuru kabisa Kiyo mwe mu banyamakuru rero Kiyo rero nuko mubizi mu bisanzwe ubu ngubu turi bashya ngewe banyita Wasongo G nje gutwika ubu ngubu kazi kuba ni munange Wasongo G hano nta kigage mugira sigende icyo mbanza kumva hano ikigage hano tukiva mu kiganiro hano urabona turi mu kiganiro tukiva mu kiganiro hano kwa Kiyo nta kibuze wowe ubwira ibishaka byose bagwataraza hana murangwataraza murambwataraza mana ya umva yo yasubira ngo murambwataraza nukungwatara genda gwatara nagaruka kubwataraza bavuga kugwatarara haba n'amata ko nshaka kubwataraza nakubwiye ati hano kwa Kiyo TV ibintu ni amata n'ubuki nguki gamata ngo n'ubu undi wowe umva we na Mr Gachongo urumva we na gwaye mikoro urumva we na Mr Gachongo uretse
ubundi narababwiye ubundi narababwiye banyarwanda icyo mbasaba nta kindi banza ume mikoro y'abanyarwandakazi zekiyo narababwiye icyo muzamburana muzambwire urabona abahungu mba nabatayemo amata noneho Gasongo je ikintu nasa uretse kuva kuri kuko twagusabye amata ukabuza nyama noneho nje mbagira ngo kirimo n'agacarenge we banza unywa amarwa undi ndagukubita n'amata hano harimo challenge zimwe zo kuri TikTok zimwe zacu banza numva ziri kuza zimwe zacu rero pe nizazi harimo challenge uri kuzumva bundi narababwiye urumva hano ati kigaragara cyo niwo muzimu wabateye kantu ko kunywa niko numvise niyo mpamvu nanje naje mfite icyaka cya dani Gasongo hajya ngo ukunda amata nde nkunda amata undi urumva we na Mr Gachongo mubanze mudukubitira hano amabobo kugira ngo tujye muri kamabobo zanamufasha niyo kama jenga gaterana amabobo dukubita we mubanze mukubita amabobo Gasongo ariko tugaza tuya gucya twakubita kamabobo kwanagura n'icya kwaje ako sasa idirije batangije gukora uri kwimva wakiyo ndakumva neza yego turi kumwe turi kumwe cyane umuhungu wanje bazamana namutanze kubona ibikiri wacu hari igikapu bajyana ayandakira nguri mwe cameraman afashe cameraman nafashe banze yerekane agacongo no mwe tugaze igihumbi cy'idolari reka nanjye nkoreho naye mbabara nkoreho Gasongo ufashe yimuhereza nanjye rwose ino tuca gukora yimuhereza wagira ngo ni inuma rwose abanyarwanda nabo bazamufasha n'agacuma iki ni igihumbi cy'idolari cameraman adufashe yerekane ino nkweto kugira ngo n'abanyarwanda barebe igihumbi cy'idolari iyi nkweto from Dubai to here Kigali Rwanda nuko rero cyaze ko hano urangombe urumva nahuye na benshi ariko n'ubwa mbere mbonye umuntu ufite inkweto nk'iyi ngiyi kuva nagura ino nkweto umutekano wanjye wabaye muke uvuye munsi Gasongo na Maikiraka Gasongo akazi ko guhanagura ino nkweto wakibona ki murabizi akazi ke guhanagura inkweto nabazereka n'abanyarwanda kashoboye guhanagura kugira ngo n'undi munyarwanda ukeneye umuntu abe yahanagura Gasongo G agiye kuyigotomera Gasongo ngira ngo muramubona abanyarwanda ni munyakazi nubwo ahanagura ari kwitamo icyo kunywa iravandi gushaka kugwa Gaso ndagwa abanyarwanda kazi mwabonye ibiganiro byinshi kabiri isaha cyane kabiri ngaho je cyakugikingira abafana dore umwanya hano urahari mbona nivuga wagwa nure mapipu kirabanza uganure vuga nari akira ubanza wicare icyaka hano ngo harimo challenge hano harimo challenge banza wice icyaka kugira ngo uvuge neza abanyarwanda byumvikane harimo challenge za General Benda harimo za Divine urumva nyine hano naringeze amiri ya Divine yanyashe gwaramukarashingiye makuru ndafite ntamwemera ubwo nigeze kumva ko ari ikintu ntabwo wamenye ngagira ikintu ubwira abanyarwanda twikomere ndakubi no wa George Breeze no wa George hajya ngiye kugica mbwa abanyarwanda babwira ntakibagiwe ntakibagiwe wallahi wabone ngo shimye Gacho ese ahubwo cyo mbabwira ntabwo icyo mbabwira ntabwo abari kugira abanyarwanda nangiye nivu wagwanure mapipule ni wanezure n'ibisanzwe mu ngwanyi bitsa people nabwira abanyarwanda urumva kwiga kunkunda sibyo nyine ndakize kundanakene ngenda buno nakunditse kurya abanyarwanda batakaga bize guki batankunda icyo nabisa kunkunda bakanyakira mu bandi bana urumva ngutuye kubaha ibintu byatanje hano kuri kiyo tuzi nakubwira ati akobwa se urabona oya uburyo duhuje nawe urabizi byari bisaza urabona ko n'ikirere kiri kuducika ubwo reka turase ku ntego kugira ngo ikiganiro tugisoze ariko abanyarwanda nibabikunda tubwire muri comment oya nacyo ngiye ikintu nabasaba bashyiye budushyikira umuvandimwe wacu kiyo urumva kandi subscribe kurya ubutani bura tuzaza usanga agacano kamaze kubyibuha atangiye no kugabura urakoze cyane kumbwira abanyarwanda rwose akora ifite inzara wa muhungu arasambana ma oya ubwo umuntu ufite inzara aba adasamba
ahubwo we waziciye uri ikirayi uri ikirayi none niho Songo G yewana gira ijambo mubaye na Songo G ndagira ngo agire ikintu abwira abanyarwanda cy'abanyarwanda ikintu nifuza bose bankorera ni ubukungu tamenase tamenye rya jambo uze ryo kugukora ese ari gutera ngakomeza